flow this on mama. I flow this on mama. I flow mama. I flow papa. I flow sister. I flow brother. I flow is so beautiful. I flow. Afro music, Afro movie, Afro soda. Afro is so beautiful, beautiful, mama yo, mama yo, mama yo. Afro this on mama. Afro this on mama. Afro mama, Afro papa, Afro sister, Afro brother. Afro is so beautiful. Afro. Ni Didier twahuriye ku ishuri muri secondaire, twari twahuye ubundi kwigana bisanzwe, kwinjira muri classe ugahura n'umwana mukavugana bisanzwe, dutangira kuvugana amastori, dutera amabrage, ibintu bisanzwe, tuba inshuti gutyo. Noneho biza gukomeza gutyo, ubucuti bwacu burakomera cyane, tuba inshuti magarata. Yangiyewe nanjye twamenye muri secondaire of course, ariko noneho ntabwo twamenye muri kaya music cyane tugitangira, ntabwo twarahuraga tukaganira gusa bisanzwe nk'abantu bari muri secondaire baganira. Rero uko twagiye dukura mu myaka nibwo twatangiye kubona impano zacu, mwacuranga ndaririmba, none reka none duhuze dukore groupe. Yes. Yewe natangiye gucuranga muri 2020, nafite nk'imyaka 12 cyangwa 11, natangiye niga piano, noneho kugeza n'ubu ndacyayiga. Secondaire ntangiye secondaire mu wanjye natangiye kwiga gitari, ndayiga kugeza n'ubu. Njye natangiye kuririmba muri za 2010 2011 gutyo. Nkunda kuririmba indirimbo z'abahanzi benshi, nandika amakayi yose yuzuyemo indirimbo. Nibwo natangiye kwiyumvamo cyane kuririmba muri za 2012 gutyo, umuziki wanjye ntangira kuwuzamura. Umuhanzi umwe nakundaga kera, ufite n'ijwi ryiza kabisa, nuzi Mani Martin rwose, afite ijwi ryahitaga rigushyira mu yindi si, ugahita wumva neza ntabwo uri aho ngaho. Nanjye umuhanzi nakundaga mu Rwanda, urebye uwo nakundaga kera ni Mani Martin. Hanze kera Asha, nakundaga benshi hanze, Asha ni benshi, ariko Asha niwe nakundaga cyane mu kare. Njyewe hanze Chris Brown kabisa niwe afite ijwi ryiza cyane. Afro music numvamo ibintu bitandukanye cyane, ariko bifite umwimerere wa Kinyafrika. Tuvugamo indirimbo, imbyino, umuco, beats, rythme africaine, beze ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko bifitanye isano n'umwimerere wa Kinyafrika. Afro music ngiye ukuntu byumva, Afro music banumva ari ibintu biri related kuri music, ariko nanone ya Afrika. None ibintu byose birimo umuziki wa Afrika, nk'imbyino, nko kuvuza ingoma muri culture africaine, n'imbyino zisanzwe ziba mu bihugu bitandukanye, n'imiziki ya Kinyafrika by'umuco, mbese mba numva ari ibintu bya Kinyafrika, umuziki wa Kinyafrika.
hari akaririmbo kera yagiraga kari aka gospel kitwaga urukumbuzi. Kitwa urukumbuzi kabisa, kari akaririmbo niko numvaga aririmbamo neza cyane. Hari nk'agace nkundamo akunda kuririmba ngo nkumbuye kumva y'amajwi meza y'abamarayika. Akantu rwose iyo nkumvishe mpita numva ntekanye muri njyewe. Yes, njyewe iyo nakundaga kera ni Serafina, ariko ubu ngubu indirimbo ikira hasi kabisa ni Kagezi Kamushorozi. Kagezi kamushoroza ese ngiye kabisa mu ndirimbo ziwe, noneho anambwiye ngo tugende turirimbane, byaba ari inzozi kuri njyewe kabisa. Nafata iyo ngiyo urukumbuzi, niyo nafata. Njyewe wambwiye turirimba indirimbo nafata flow nafata nkamubwira ati niyo nakwemera turirimba. Mani Marite ubundi mu ndirimbo ze zose nta nimwe nakosora, ahubwo zose zirakosoye neza cyane. Wanakora ibintu bikosoye byiza cyane rwose, mbona nta kintu nakosora, ahubwo kereka mbwiremo nk'akayide kandi ahubwo nongeramo, kuko ibintu byose akora mba numva rwose biryoshye cyane, nta cyo gukosora kimwe. Nanjye sinzi, ndumva tutabyita leta gukosora. Nakubwiye ngo ushyiramo ide muri indirimbo runaka, cyangwa mfasha muri aka kantu runaka, cyangwa ushyiremo ibintu byawe, ariko kuvuga ngo urayikosoye ntabwo bishoboka, kuko akora indirimbo zifite karite nziza, karite yo ku rwego rw'isi mbese no Afurika.